Bifurije ibihe byiza mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubategurira. Reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. Ni Hot News TV nibiba bigenda bisohoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse nibibera aho dutuye. Mbahaye ikaze rero kugira ngo tubane mu makuru mbafitiye muri aka kanya, ariko umushyashya nyamuneka n'abadukurikira batari babikora ni mwihutire gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Tugiye mu karere ka hehe, tugiye mu karere ka Gakenke. Murabizi ko muri iyi minsi mikeya ishije hamaze iminsi hagwa imvura nyinshi cyane mu bice bitandukanye by'igihugu. Imvura yakundaga kugwa mu masaha y'umugoroba. Nkuko mubibona kuri screen zanyu rero, murabona amashuri yangiritse, murabona imibyare yaguye ku bwishi, murabona ndetse hari n'amazu menshi y'abaturage nayo yangiritse. Ushobora kubibona ukibaza ati si ibi byagenze bite, ese n'abantu babisenye byagenze bite? My friend, iyi mvura irimo gukora akantu hirya no hino, niko navuga. Amakuru dufite, ariko mbere yuko tubageza iyi nkuru nyamuneka reka tujye tureka kubaturaho inkuru tutanabifurije imigisha y'Imana, uburinzi bw'Imana, ibyizitanga kugira ngo bijye bibana namwe umunsi ku wundi. Ubuyobozi bw'umurenge wa Karambo wo muri aka karere ka Gakenke bwabwiye itangazamakuru ko imvura imaze iminsi birigwa hariya muri kariya karere yangije ibikorwa remezo byinshi cyane, birimo amashuri, hakabamo ibyumba by'amazu ndetse n'urutoki murarubona ko rwangiritse ku bwinshi, wagira ngo ni umuntu wagiyemo ararutema. Amakuru avuga ko rero iyi mvura yasenyeye abaturage barenga 20, sambura ibisenge by'ibyumba by'amashuri birenga 14 ndetse inangiza intoki mu bice bigiye bitandukanye. No gusenga imvura ikagirwa neza, kuko iyo urebye ukuntu igwa isa nkaho ifite ubugome, niko navuga. Yari ikenewe, iranakenewe rwose, ariko igidufasha ishyiremo imiyaga basi yeri kwangiza imitungo y'abaturage. Ubwo rero amakuru twari tubafitiye ni mu karere ka Gakenke. Nyamuneka birumvikana ko igihe cy'imvura nk'iki hatangwa ubutumwa bwo kuzirika ibisenge bigakomera, kuzirika ibisenge bigakomera, kwirinda gukora buri kintu cyose cyatuma imvura itakugira ingaruka, kuzirika ibisenge, ukamugasibura imyingoti, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndetse tutibagiwe no kwirinda inkuba zadukubita, kwirinda gutoba amazi igihe imvura irimo kugwa, kwirinda gukoresha ibikoresho bikonegitana n'ikirere, harimo iby'ikoranabuhanga cyane, kwirinda kubikoresha mu gihe cy'imvura, kwirinda gufungura konegisiyo kuri telefone yawe cyangwa kuri mashine yawe mu mvura, ndetse n'ibindi, kwirinda kugama hasi y'ibiti n'ibindi byinshi cyane. Reka inkuru tuyigarukiriza ahangaha, ubwo twihanganishe abaturage basenyewe n'imvura hariya mu karere ka Gakenke rwose. Leta n'umubyeyi irareba uko bigenza. Ayo mashuri nayo abanyeshuri bihangane, kandi n'ubuyobozi bw'icyo kigo turabwihanganishije. Ziriya ntoki abaturage bazo turabihanganishije, nta kundi. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro ndakomeza kugenda mbategurira, namwe mudusangiza amakuru yagiye abera aho mutuye, tujye tubasha kuyasangiza bagenzi banyu.